Iyo mwana mama baca umugani ngo umutima usobetse amagana ntaho usobanura amagambo. Natekereje kugira ngo umugore azaguhe uburozi twasigaranye agira ngo utu dufaranga utujyane uhenda uzabaho ntako nabiteze. U Rwanda rwose ruri kumurwamenya bose bamwe ngo ngiye gusenya gukora mu bushiki wanjye yateje imiryango y'iwabo bambwira y'indimwe. Mwana mama ndagira ngo bigende cyakoze ndagufasha. Romeo, ibyo bintu bikoze bitekerejeho neza. Ko nagenza itagore nuko muteye nawe ari we wabikora ntusunsenye cyangwa ejo azakuruga upfe gutyo tubigenza nti. Romeo, undutishije rubanda umugore wawe ngende njye kwangara ku gasozi ari njye twose imbere rimwe. Romeo, ndagiye ariko ibintu uzabyicuza kandi uzavuga uti yo umva bebika cyaza Romeo aragura uzamubeshyira ibindi ariko ikintu cyitwa kugura aragura ararenze. Manu uzi ibintu nariye bazanye inkoko ukuntu yangaraga dendo urabona dendo kingana gutyo ifi ingana se mvuge ngo ki rwa rundi runini niba rwashaka ntabwo mbizi. Umva noneho amafiriti asize umva ameze neza amafiriti menshi mayoneze ingana gutya ketchup narariye ndavuga ni cyaza niyo nataha. Umva umutima wanjye unyuzwe nyine. Mbega umuntu ugura Romeo aragura pe inzoga nanyweye none we nta nubwo wazingurira. Ariko sawa ubera tete vide ni gute nkweza muri diro ukambwira ngo narariye ngo naranyweye n'ubwa mbere wari uriye cyangwa wari unyweye? Mbwira byagenze bite ibyo nyine. Umva ako ngiye ntago wandenganya ntago nari kubona ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa ngo mbyange. Umva mbwira ngo ukuntu ibintu byose byagenze. Wa mukobwa uri umunyamitwe pe kuko ibintu bya birimo indi misi. Icyambere tukiva kuri telefone wanyemeje ukuntu twahuriye mu kabari ngo ndi kwe n'abandi bantu ngo meze nk'umuntu wasinze ngo duharana imbere. Ako kabari kuva bakavugurura sindakandagiramo. Icyo ni icyambere cyekana kubeshya. Icya kabiri umbwira aho uba ngo umuntu ari karuma ngo nariye nakwibwiye none ndaje mite gutabona ntangaho tunguye ngo sinyaba ngo none muri ku gisozi gwiki n'iki ibintu byawe byose birakocana. Mbwiza ukuri n'ibintu zagiye zivaniye. Cyo kunda kumbaza ibyo bintu buri gihe nkwamagaye bwa mbere ntabwo amagaye urambaza ngo ukoye n'umuzanye bwa kabiri ukoye n'umuzanye n'uyu munsi tubonanye nta kindi kintu twaganira usibye kumbaza no kwemera zawe. Ese kuba ngukunda ni ikibazo? Nganyumvira ejo buryo bw'ibyo bari warabimbwiye bishyiramo ndakubwira ni njyewe ntabwo ndi umusore nubwo twaranahuye ndabyashoboka. Ngenda umugabo wubatse ikinamenye ubwo kwezi kwa karindwi mbana n'umugore kumacyanda cyari umujene Mariya. None se utari umukobwa mubi ubabuze umusore mwakundana we ntabwo ukeneye kuba kubwa y'urugo. Romeo abo basore bose barahari kandi ndanababona kuki ari wowe ngiye gutuma wanjye niwo ushaka sibyo. Bariya bose ni ukugutesha igihe kukurya kwangiriza igihe kugutesha agaciro urukumva kandi ntabwo ufite umwanya w'ibyo byose. None se ukunda umugabo wubatse byo amaherezo abyo ntayari. Mbabarira nyumva umugabo wubatse sibyo bivuze iki? Ese ni abantu babana imyaka 10 bagatandukana wanyumvishe ko please sibyo. Umva muko reka bazana icyo kunywa rwose umuhage utumize ibyo kurya uryo uhabwe ariko ibindi wapi. Nose wabona kurya niyo garibyo Tanzania. Romeo ndagukunda wanyumvishe njye ntabwo nazanywe no kurya sibyo. Ntabyigurira ni wanjye ndarya wanyumvishe please. Ariko usubira umuntu rimwe ntaho muziranye nibwo mukibonana
sinongeye kubonana nawe kuva icyo gihe wenda nabyaranabaye akanya duhuye ku nshuro ya kabiri ngo ndagukunda twakundanye igihe nta mukobwa wapi ese ubu nagukunda nakuzi koko ntabwo wemera ko urukundo rubaho wowe ntabwo urakunda umuntu ku buryo ubura ibitotsi n'inomero zawe nkazishaka nkazibona mwumvishe Romeo please. Hakase twaguhaye isombe twaguhaye igihwagari niki gituma uwo ngarutse ahangaha kuba bivuze kuko gakabi nawe ukajya uragarutse kandi nanone ni musaza wawe se uguhuruje baraguhuruje mani noneho nimba mushaka kuzasaza icyakujyanye ntabwo cyakemutse nagira ngo nkubwire ngo nimba ari n'ibisazi bya mwene wanyu biguhuruje akubwira ati ye baba nagira ngo umubwire ngo yitonde agende gake ashobora kuzisanga muri gereza mu buryo atazi niba ari nawe uguhuruje ushatse wasubirayo kuko urabizi cyadutandukanije njye nawe ntaho cyagiye rero umva nkubwire rero wa mugore we uru ni urugo rwa musaza wanjye urabyumva neza ntabwo njye nzajya kwangara ku gasozi wicaye ahangaha uri kumva waje urunsangamo nutemera ngo tunarubanemo nzarubamo ko iyi imitungo ya musaza wanjye nta na kimwe wazanye ahangaha urabyumva neza nutabyemera uzaba uraseka ndi nkawe nakabaye ndira ubuse n'iki giseke hari icyo utiboneye ibyo nakubwiye byose ntutangiye kubibona uriya ni umuryango w'abasazi ubwo musaza wavuyeho nyine aramuhuruje araje ntumwiboneye se gusa wenda amahirwe ufite urabona nuko ufite umugore mwiza umugore wawe ni mwiza abantu bose turamwemera uriya rero Sultani ariko ngo umugore mwiza mba numva nteye iseseme uriya ntukamubone kuri iriya si umuntu hashoboka ubu namanutse nirukanka aje kukureba ubu ari ibintu byoroshye ubu ntabwo washize yakameje sinabikubwiye ngo ntabwo ashaka ko ngo buranda muri rugo uriya mushiki wanjye ko yadusanganye amutwaye uriya mudushaka nageze ubona nk'inzoga ubu aranywa amanywa nijoro ndataha mu gicuku turahurira ubundi unarega kenshi we niwe utaha nyuma yanjye hafi ya buri munsi ndavuga n'induru tutaraza muri ibyo ngibyo ndakintu ngiye wunshaka ni kimwe fata uriya mugore de niwe wamumpaye umugira inama ariko dutandukana mu mahoro tujye mu mategeko ntacyo nzamwaka azabijyane atahamagara bajya kwisoko kumwabona amahoro iki umugore wawe uyu mugore wawe nzi neza Romeo reka nkugira inama uriya afite indi mizi reka nkubwire kandi uranyumva umugore wawe ndamuzi neza ntabwo ari inkuru mbarirano ntabwo ari uwampuje naye ndamuzi wabo bene wabo bose ahubwo se umugore nk'uyu mwiza nk'uriya ufite umutima mwiza cyangwa ubwo wasanga warahuye n'abagushuka bakubwira ibi n'ibi nawe ukagenda uriya ndibuka uduhuza bwa mbere umbwira nka gutyo umwana mwiza ngo yiganye n'abasaza benga ibiki n'ibiki iyo mbiya bintu mbyibutse ariko atansiyo umva n'amuciye mu ijambo kugira ngo mukubwire unamenye umuntu mugiye kuzabana yaba se na nyina bose umwe ni pasiteri undi ni pasiterine bene wabo bose bamwe ni abakoralisite abandi ngo ni abadiyakoni njyewe niyo nagezeyo ahubwo mureba nk'ukuntu ingo agacupa ariko oya
witekereza ibyo kwibuka ngo ibyahise byarangiye. Uriya mwana ndamuzi bihagije kuva mu bwana bwe kugeza mubanye. Ndagira ngo nkubwire inama kandi nkugire inama itarakabwa. Utanabanye n'uriya mugore wawe n'umuntu wese yagusiga ku izina ry'Imana. Atanseka se ibisonga nicanye mu rugo arayizi. Dore ikintu gihari sinubwo giteramo indirimbo. Mugira inama dutandukane mu mahoro. Sultani ibyo ngibyo bikamuka bitabaye. Uriya mugore icyo uzumva hagati yanjye nawe amatwi yazacura n'injerere nuko bimeze kandi. Oya se kandi Romeo, uretse umva nkugire inama kandi fata icyemezo ubanje gutekereza. Ndarwana n'iki ishyano rirusohoke ku mahoro utandukane neza se tu abi. Reka ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo biriya bintu ushaka gukora nta muntu n'umwe wakugira inama yo kwitandukanya n'uriya mugore wawe. Ako gaga kiri mu buzima bwawe bwose nta kinyabupfura ugira. Urinjira nk'itungo ryinjira mu kiraro nta no gusuhuza umuntu usanze koko. Gaga rero yambona wigira ikintu cy'ikigoryi birambuza kuko agahinda mfite. Romeo urahaye ndakunyica kubera kunkubita. None nawe ndakubwira nkabona urishyomokeshejwe wigize nyirandabizi ushaka kumuvugira nk'aho umuzi. N'agahinda mba mfite kenda kunyibitsa umutima. Uzi uriya mugabo ngo ni ukuntu yirirwa nkubita. Gaga ntakubeshye pe. Ni wowe mwene mama mfite aho ngaho ariko utamfashije ngo umporere. Ikintu wamufashije. Ushaka kumufasha iki? Njye ndi mushyashya ndi na mushyashya mu rugo rwawe. Yewe ikindi cya kabiri njye mbona Romeo nta kibazo ateza ngaha cyeka n'ibyo byose akora abiterwa n'inzoga. Kandi nawe niba biterwa n'inzoga bakicara mukabiganira ari muzima. Ndakubwiye ko Romeo aba yasinziga ko biriya bintu ubona ari ukwisindisha kandi ubagahenge mfite nuko uri aha ngaha. Abayigize inyoni nyinshi ashaka kwigaragaza ko ari umwana mwiza ariko arankubita kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru adasiba. Ahubwo mva nkubwire ikintu ushaka kumufasha. Nusu ushaka ko umufasha iki? Icya mbere sindi mukuru ngo ndangana nawe ndagenda mwicaze tujye inama. Icya kabiri nta nubwo ndi n'umubyeyi wawe ngo ndagenda mwicaza mubwira ngo ibi n'ibi. Ushaka ko umufasha iki muri make? Ndashaka ko uzagenda ukishinza kuri Romeo. Niwe nzakubwira ko uzabigenza. Nzaguha detaye zose z'uburyo uzabikora ukamwishinzaho nk'abafata muri mu buriri bakamufunga wenda nkareba ko nawe mbonye agahenge k'iminsi mikeya kuko ubundi bishobora no gusara. Uvuze ngo heye mu buriri njyewe na Romeo mu buriri sibyo? Ako ubundi reka tureke n'ibyo byose ujya usanga utari muzima. Wowe ubona uri muzima? Mama yaba yaragushije ishyano aramutse atabizi yuko utuzuye. Niko umva mbanza nkubwira ikintu cya mbere utaruzi. Icya mbere ndi isugi. Ntabwo najya gutakaza ubusugi bwanjye hejuru y'umugabo wawe. Icya kabiri njye ntabwo naje hano nje kwivanga mu bibazo byawe n'umugabo wawe. Icya gatatu ntabwo naza gufungisha mwene mugabo ntazi ashobora no kuba azira ubusa ngo nuko ibibazo biri hagati yawe n'umugabo wawe. Ako si ubundi ubwo namenya ute nimba atari wowe ikibazo? Asi ubundi reka nkuze mama yaba azi yuko yaba afite umukobwa utekereza gutyo yabawe mbwira se yaba abizi? Hey aka kanakumiro waba uzi yuko nasubira mu cyaro iwacu nkahinga nkataha nkarya ikijumba nkarya n'ikigori? Ibyo wari ubizi neza? Ntabwo naje aha ngaha kwivanga mu bibazo by'umugabo wawe n'umugabo.
ariko rero noneho ndabona bisekeje wumva nasetse natembagaye Ese wanyitse Romeo amakuru yo mu rugo ibintu byose ni waneza ya mishinga yanyu imishinga nayo tuyigeze kure Sultani Romeo umushuti wanjye natekereje rero nitonze maze nsinganira na madamu usanga bifite rezo na cya kigo kimaze kunyicira business cyangwa cyaturi ku nkiko Sheila yamukoresha muri ya business rero natekereje nkurikije ibyo madamu amaze gusangira inama sanga nta mpamvu kugira ngo mwene Rwanda yicira akazi kandi uhari wowe umuntu wacu Sultani warize ntabwo umwiciro wageraho ugakora no kugateza imbere wowe mu rwego nafashe umwanzuro yo kujya banajya muri ya business yanjye vraiment en tout cas merci beaucoup santé mpangira icyizere rero ikindi cyisumburaho Sultani agomba gukora nk'uwikorera ibindi ni ibisanzwe Sheila azagenda kwigisha uko ibintu bikorwa nta bidasanzwe uri rwose murakoze cyane murakoze ndumva Sultani rero urabona uri umuntu wacu uri inshuti yacu ya hafi byarenze n'ubucuti tuba nk'umuryango rero nawe urabona icyizere tukugiriye ugomba gukora utikoresheje ku buryo tugomba gutera imbere twari twarahombye ukareba ko watuzamura nizere ko ibyo ngibyo basi wabidukorera mwikwivuna murakoze ndacyashimira naho gukora nikorera ahubwo ndumva n'ugukora buze ndacyikorera ahubwo ko ngiye gukorera umuryango yabo umugabo wawe turi inshuti we uri umuvandimwe ngiye gukora amanywa nijoro murakoze icyizere mu ngire ndeka mbibabwira ugihagaze rwose cyangwa rero njye nategura yihutirwa mu mujyi Romeo rero nasimbuka asigaye madamu gasaba biganiraho anakubwira uburyo dukoramo n'iki ko nashaka bitangira umunsi w'ejo ariko mutaragenda kubera inkuru nziza mu mpaye n'ubutumwa bwiza iyo muba mufite akanya tukicara nkanagura karawundi nta muntu uhabwa ubutumwa nk'ubu niyo naba nafite akantu koko nari umujomeri ko nanakwikoza ku ibutiki ari urumva nagenda gutya mpaye message nk'inguragiye iyo muba twicaye tukaganira abashimira hakiri kare sibyo byaba byiza urumva yuko ari byo byiza none se nimba ufite gahunda mu mujyi nawe akaba yaraje ahangaha ibyo ni ngombwa ngafatireho we wagenda kuko byihutirwa akaba agumya tukaba tuganira gusa ni ngombwa ko mwese muhita mugendera rimwe tutabye birumvikana niwe muri ubwo ngiye simbuke ndiwe mu tunera gahunda mu mujyi babunaganira anakwereka uko akazi gakorwa aganire nibyo kuko ngo bitagira nibyo rwose nibyo reka nshiremo mu ncamake numve ukuntu ngiye kukabatumikira mwakoze kuganira mubwire hariya hose na hariya amadeni n'iki oya byose ndabikuramo esheke mwahuye nayo ubu cyakemutse sawa ibintu ni iby'iki urandeba sundeke ko ndeba ushaka kunyirebeshwa nk'ikimbwa hasi we ntukandebe nk'ikimbwa hasi shabara kubeshya njyemba nagiye nkitamo agacupa kamwe ngafata kandi nawe uri aho ngaho uricaye umva uru rugo rwawe umwangisha ntanaruvamo kandi ubuzima bugakomeza ariko shaka nk'uyu ukesheje ubwiza amanywa utari muri uru rugo uri mu bubari ukaza umeze gutyo wowe ntabwo kurya ikintu cy'ikigori ibyo se birakureba nta mafaranga yawe se namwereye kandi niyo yaba ari ayawe sha nzibaho wowe umva sha nako nzibaho ndumva ufite n'amagambo menshi tuvugane maze kwiruhukira
ngo ni inzire kicucura